bamushinja iby'abakobwa yariye amafaranga Mm. sibyo Mm. wigeze ubona ubusa ubwambure bwa Yago hanze Didi n'icyo umuntu yagukorera uzi ko ari umugabo mugenzi wawe uzi ko ari umuntu muteye kimwe uzi ko imyanya y'imbere n'inyuma muyihuje n'icyo umugabo mugenzi wawe yagukorera ku buryo ushobora gushyira ubwambure bwe hanze Oya ngewe iyo ngingo sunayinjyaneho nsubiza iyo ngingo sunayinjyaneho ni no comment. Impamvu comment. nyine nsubiza ngo kirahari cyane igihari wibuka ibyo nakubwiye ngewe nakubwiye ngo ibikorwa Yago yakoze ni indengakamere nta nyungu nawe ubwe niyicara aka kanya nibyo bita irengayobora none ngereka nkubwire iriya video ni imwe mu bigize ibyaha ibindi yabivuze ku munwa ariko ntiyabisohoye biriya bintu Yago afite ibirego ashinjwa byo gukangisha umuntu ko azashyira amafoto cyangwa video z'urukozasoni hanze z'umukobwa bakundanaga witwa Dabijo no kuba yaramuriye amafaranga ayamugujije akayamuguza nk'umuntu bakundana ariko ntayamusubize Didi niyo twaba turi umugore n'umugabo iyo hajemo ko ungurije sibyo ngomba kukwishyura siko bimeze icyo ni ikirego afite ikindi kirego cy'abantu bamushinja ibyinda n'ibiki kuko n'umuntu aza kukwiregera personal atari bya bindi by'agatwika umuntu ashobora kuva hariya akaza akaca muri mushiki wa Didi akavuga ati genda uvuge Placide ko yaguteye inda ibyo birego birahari so Yago ashobora guhuza ibyo bintu byose akabihuza nuko afite YouTube channel yafunguye ishami ry'Ibugande akabihuza nuko iwabo wa Yago Ibugande ni second home ya Yago ako fura bw'abanyarwanda bwagiye hehe bwashiriye kuri social media ubundi uyu muco igihugu nikitabikoraho ko mbona byafashe indi ntera rero mu kinyarwanda mu gifaransa hari icyo bita uyu muco reka nkubwire ikintu kimwe Didier iri niryo terambere tuvuga mu gifaransa hari ikintu cyitwa liberté hakaba n'icyo bita libertinage bura hari ukuntu umuntu umuha liberté wakayibyazamo libertinage ni kwa kurengera urumva ugahora wumva ko ari uburenganzira bwawe bigahuza na wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ni ukuguha butamwa ukiyongereraho na ngenda. This is not a freedom. Iyi ntago ari freedom. This is an ignorance. It's an ignorance. Nta ikintu kibaho nushaka kumbwira ngo urumva sibyo twebwe reba imbaraga igihugu gishyira mu kubrandinga nicyo kintu u Rwanda duhagazeho ikintu bita ishusho y'igihugu tuzwiho ibintu ibi urumva reka mbigire bitatu sibyo nubwo ibyo bindi byazira mu cyane imiyoborere myiza yego isuku yego umutekano sibyo ariko umutekano ibyo bintu byose udahari tubwizanye ukuri reka nkubaze ubundi ikintu kimwe Didier Yago ndacyari kwiyo ngingo ndakubaza ngo ubupfura bw'abanyarwanda bwagiye Yago ni muntu ki abantu bashaka kwica ninde atunze ibingana iki twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi mukomeje gukurikira IM Media turongeye turagarutse mu by'ukuri nje kongera gusa nkaho nsoza ibyo naye natangiye mu kanya kashize twabakubise breaking ivuga ku mugabo Yago waturutse igihugu ariko we wise guhunga turaje tubigemo ndetse ikindi cyavuga ni indirimbo ya Sikosa yasibwe kuri YouTube channel yaho yari iri kuri YouTube channel witwa Kevin Kade Placide reka mite nkwakira dukubite twanzika urakoze meze fresh shameze neza cyane yagagira gutya ati hari itsinda ringendaho abantu benshi barabireba abandi bakavuga ati ni agatwiko ese mbere yuko dutangira Yago ari mu ubona Yago ibyo avuga bifite shingiro cyangwa ni ibintu biri aho mu kirere Yago
abantu ntabwo twajya mu mateka yago ko barayazi neza no mu cyegeranyo wakoze nanagushimira wabivuye umuzi n'imuzingo ariko sofa icyo abantu baba bakeneye kumenya cyane nta nubwo ari amateka yago barayazi baramuzi Pondat Big Energy yago ntabwo twabyita ko yari mukuri cyangwa atari mukuri kubera ko ahubwo kwaba ari ukuri umwanzuro wako wabaye uwuhe kwaba kutari ukuri njye ndashaka kugaruka cyane ku mvugo zakoreshejwe nensistinga ko umuntu witwa yago ashobora kuba afite ikindi kibazo abantu batazi njye mbona atari na gito ntabwo ari gito nanjye nibyo ndimo kukubwira kuko ikibazo cy'abantu twese tuba dufite ibibazo ariko ikibazo gikomeye Didi buriya hari indwara zibaho ari ebyiri reka nzivuge gutya zose ni depression ariko abantu ntibaba babizi se yaba ari depression uretse nkubwire Didi depression ifata mu buryo bubiri hari depression bumwe mu bwoko bwa depression nyine depression kumva ko abantu bose bakwanga Didi wagera mu bantu hatarimo n'abakwanze ukumva abantu bose barakwanga hakaba n'indi depression yo iri antipathique yo kumva ko abantu bose bagukunze iyo waruyizi urayizi kwibaho umuntu akajena abantu akabangamira abantu reka nk'urugero umutipe twa Lorenzo uramuzi Lorenzo ndamubona Lorenzo uramumva cyangwa uramuzi ndamuzi uramuzi ujya umubona Lorenzo arwaye indwara yitwa antipathique kumva ko abantu bose uri sympathique kuri we ukunzwe ku bantu bikagira naho bishobora kubangamira abantu naje rero gusanga uyu mutipe yago maybe ko zombi zamuhuriyemo in case rimwe wisanga ameze nk'umuntu uri depressed mu buryo bwo kubona ko abantu bose bamwanga mu yindi case yagera kuri kamera yagera imbere y'abashaka kubwira ari bo bakunzi baba Big Energies ugasanga afite ikintu cyo kurwara ikintu kimeze nka anticipation cya kintu nyine cyo kumva ko abantu bose bagukunze ese ubu iryo tsinda rya Big Energy ubaka kanya riracyana muri inyuma Didier buriya umuntu agukunda hari abantu bapfana n'umuntu warubize koko ba bantu bashobora kugupfira ba bantu Didier ushobora gukora ikintu kibi umuntu akavuga ati ni Didier ntago bishoboka akaba yapfira ku ijambo ryawe akaba yapfira ku bintu byawe ntago ndi bubigiye muri politike cyane ariko ujya ubona abantu yemera kuba yapfa yitangira umuntu yemera kuba yajya mu myigaragambyo akayipfiramo yitangira umuntu aba Big Energy rero ntago bapfa kuva kuri yago kuko yago ni mpamvu abantu benshi bemeza ko ashobora kuba yaragize ikibazo abantu ntibabimenye turi mu isi turi mu Rwanda rwateye imbere ariko hatarimo ibintu byinshi byateye imbere muri ibyo bice bitateye imbere harimo ikintu cyitwa ubuvuzi bwo mu mutwe atari bya bindi byo kubaga ubwonko ibyo byateye imbere birakorwa abantu basigaye babaga ubwonko za Faisal bakarubaga ikibyimba ariko bwa buvuzi bwo mu mutwe bwo psychologically aba psychotherapist niko babitari ariko hano ba bantu buretse ho gatoya ba bantu umuntu ashobora kugira ikibazo cy'amarangamutima bakabimenya akabimenya ko arwaye burya turi bake dushaka nibi byose twivugisha tubyumva mu mafilime tubyumva mu zindi story ariko ubajije umuntu ngo ko muvuga ngo yagafite ikibazo ni ibihe bimenyetso ese ikibazo afite wakimenya ute wagikemura ute so nkeka ko habayeho iyo lack of yo kubura aba psychologist bo gufasha umuntu ariko ikibazo kirahari impamvu gihari yago yatangiye YouTube channel ryari 2016 okay yatangiye kuba successful ryari YouTube channel I think 2020
2020 reka dufate mu gihe cya covid cyose kuko n'ayandi ma YouTube channel wenda usibye ayari yaraje imbere ho gato ariko nayo ataraje mbere ye. Umuntu wazanye revolution wavuga wa mbere tufata ni Yago. Aha niwe wazanye kuko nyuma ya Yago kuko nyuma ya Yago gato 2017 washiye umwaka umwe nibwo Sabe yahisaza n'Isimbi hanyuma 2018 ahita haza Freemax. So urebye rero nazo zikomeye uyu munsi wa none oya naka kanya ziraremereye. Wenda haje kwiyongeramo ba Irene n'abandi ariko ubundi Rocky we simuvuga cyane kubera ko arayifite inaremereye. Ariko muri make YouTube channel zari zihari zari izo ngizo. Yago impamvu uvuzemo akantu ngo ka revolution, Yago yaje ate? Izindi YouTube channel zazamuwe nuko zaje abantu bataramenya wagwana, bataramenya YouTube channel cyari cyo. Sibyo? YouTube channel izo za Isimbi zaje abantu bamuseka kuko Isimbi Sabe abantu ni bagiye bashobora no kubitandukanya. Isimbi ni izina rya YouTube channel ya Sabe. Sibyo? Ajya kuyitangira yafashe umwanzuro wo gusezera ku gihe. Yari umunyamakuru wa showbiz ku gihe. Yagiye ku gihe avuye ku Nyarwanda. Yavuye ku Nyarwanda nabwo yagiye ku Nyarwanda nabwo yarabanje guca mu maradiyo na za Sarusi yaciye yuko n'umuntu wize itangazamakuru i Butare. So ariko umujyo yakoreragamo icyo gihe kubera ko yari umuntu wakoraga izo nkuru. Mbese fata Pundit w'iki gihe ufate Emmy w'iki, ariko Emmy we n'icyo gihe yari ahari, niwe wari Sabe w'icyo gihe yakoraga ibitangazamakuru byandika ariko akora showbiz. Emmy nyawe Emmy yava kuri Emmy nyawe n'uwejo bundi Emmy Ikinege. Emmy Ikinege nanjye niwe nemera buri ahubwo naringize ngo yava kuri Emmy nyawe naringize ejo bundi nukambwira abantu nkawe. Urumva? So urumva icyo nshaka kugeraho, yari afite ubushobozi bwo ko yakwaproachinga umuhanzi wese akamwumvisha ibyo arimo kuko abenshi batari bakabyumvise. So YouTube channel icyo gihe yari yo gukoresha interview abahanzi abastari muri rusange. So Sabe yari afite uburyo bwo kubaccessinga nk'umuntu wakoreye ibyo bitangazamakuru bikomeye kandi akora muri showbiz. Birumvikana. Sibyo? Nuko YouTube channel yazamutse. Ariko Yago aje nk'umwana wari uzahavuye kuri za Goodrich no kuri Radio TV10 babonamwirukanye yashwanye na Kastari na Bayingana. Azazanye ikintu cya revolution. Aza target yatari yo gukoresha abahanzi n'abahanzi yarabakoreshaga, ariko azana ikintu cya revolution cyo kujya yifatira abantu akabizamurira. N'abahanzi actually nawe yarabakoresheje ariko ahanini akibanda ahubwo kuri babandi bashaka inzira bazamukiramo. Aho kujya kusukora siko babivuga mu Kinyarwanda. Ibyo si n'ikibazo. None se ngiye nkufashe mpfe. Ibyo si cyo kibazo sinjyana nabitindaho ngiyewe. No kuvuga Yago yatangiye YouTube mbere ariko Sabe kubera yari afite izina riremereye asa n'umusizi. Ariko bigeze mu bihe bya Covid anafashwa nuko we yakoreshaga abastari mu gihe Yago yari umuntu ukoresha abantu batazwi cyase banakeneye kuzamura. Yego. So nuko bari batandukanye. Icyo kintu cyo kuzamura abantu gitera. Urumva umuntu ukoresha abantu basanzwe bazwi bafite amazina n'ukoresha abantu basanzwe akabazamura cyakapucarinze imitima y'abantu. Bigize gutya bari abahungu niba hari abantu bahiriwe na Covid n'aba YouTubers. So bizi? Aba YouTubers kuko muri Covid abantu birwaga mu rugo nta kindi kintu babaga bahugiyeho. Birumvikana. YouTube birabahira koko yagara topinga birenga no gutopinga. Arakundwa birenga no gukundwa. Iyo winjiriye ikibuga icyo ari cyo cyose ukaza hari ikintu gishya ushyize ku meza, abantu basanzwe ntago bakureba neza. Basanzwe muri icyo kibuga. Birumvikana. Didi ugiye ari Amateus ugatera iduka ryo hagati y'abantu basanzwe bakora, ukaranguza nk'ibyo baranguzaga ariko bakabona ufite imbaraga bataza ahantu ukura.
ubwo mbishatse kubitwara mu buzima busanzwe ntago abantu bakwishimira bose, birumvikana ubundi ibyo si ibintu biri normal mu buzima busanzwe. n'abantu barabizi. Hari umukire nigeze kuganira nawe ariko baba ari abanyamashuri yeze kumbwira ati ariko se buriya Didier ugira umwanzi? ndamubwira ati ndabafite. ati nibuze uri umuntu muzima, kubera mubwiye ko mfite abanzi. ndamaze kubera iki? ati nuko ibigoryi n'abasazi nibo bantu bonyine batagira abanzi. urumva? arambwira ati ko nubwo ufite abanzi ntuzishuke yuko uzi ubugome bw'umuntu ngo buriya umuntu ntago wamumenya. ndamaze kubera iki? ati buriya utari wagira ingano y'amafaranga menshi, yamaye urugero rwa miliyoni 400, ariko aravuga ati ashaka no kuta miliyoni 400 ariko ukaba ufite imitungo n'amafaranga afatika, ngo ntago ushobora kuba umuntu ngo umenye icyo umuntu yagukorera cyangwa umenye ububi bw'umuntu udafite amafaranga. rero nka Yago wari uzamutse mu kibuga akazamuka atari na wa muntu ukoreye ibintu bimusaba kuinvestinga amafaranga menshi, urumva? ntago byari kubura gutusha abandi bantu ngo wenda bagire ukuntu bamugirira ikintu cye cyari kibaho n'ibintu bisanzwe. yatangiriye akaryo kacu kajemo kuko boss yari umwe yari YouTube sibyo, ariko wowe urimo kuzamuka bya hato na hato akanya ku kandi, ko Yago yari umuntu ufite igikundiro pe birenze n'igikundiro. hari ukuntu umuntu aza ukagira ngo Yago yaratangiye kugera ku rwego twari dutangiye kumugeranya n'abantu ba Israel Mbonyi. ndabeshya n'abantu bakomeye nyine mu gihugu, ariko n'ubundi yari mwuwo mujyo kuko ari byiza. Yago kumwumvaho ikintu kibi ntacyo, ahubwo ibye ari ugufasha. kuko na Yago wenda dusuye nko mu myaka 3 ishize byari kugorana kuvuga inkuru cyangwa ikintu kibi kuri Yago ngo society cyakiri cyemere, bari kukomerera nabi. ariko ubu bimeze bite? sinzi. wivuga ngo sinzi, ndabizi ko bizi. reka tugende, reka twihutishe. amahari aratangiye. amahari nk'umwana wakuriye epfiriye Tabagwe sibyo, utamenyereye showbiz, kuko Yago imyaka yakoze kuri televiziyo si myinshi, yakoze ku mateleviziyo 2. Goodrich yari iraho itazwi. icyo ntago nyemera. reka ngiye mbivuge showbiz yarayizi. reka mbivuge gutya. hari ukuntu ushobora kuba uzi showbiz ariko utazi kwitwara nditwara ne mu ma circumstances. nabyo yarabizi kuko mwotinze amagambo yivugiye batangiye kumugendaho mu myaka ingahe? 4. ariko biboostinze mu gihe cy'imyaka 4 se? hoya, hari igihe cya resistance cyabaye uko bigaragara sibyo. Yago waturutse 2016 ubwo yatangiraga kwikorera kugera wenda dufatiye mu myaka 3 ishize duturutse aka kanya turiho, wagize resistance y'abo bantu bamugendaga habiza ariko akaguma akarwana nabyo. Yago yahinduwe n'iki? njyaho niho ngira ngo twitse cyane kuko Yago yahinduwe icyambere. management ya fame yaramunaniye. Didier buriya bashobora kuduha fame twembi. Fame ni ukumenyekana ku rwego rukomeye, ariko uburyo tubyitwayemo bikagaragaza umuntu uzi kumanaginga fame ye n'utabizi. abo bantu turimo kuvuga suko nabo badahura n'imitego, suko Sabe adahura n'imitego. murabibona RIB iramutumiza, abamugerekaho ngo abagore bishobora kuba ari nabyo sibyo, ariko the way ahandling ama situation ye, the way ahandling ama circumstance ye, protocole y'akazi ke, nicyo gitandukanya Yago na Sabe. uzise buriya twese turaba. Umunyarwanda yaravuze ngo buretse gato Didi, umunyarwanda yaravuze ngo iyo mpishe kunyanga ngiye nkabimenya nkwisha ko mbizi. yego, iyo umuntu umenye ko atagukunze, iyo umuntu umenye yuko atagukunze ariko akabiguhisha, rega hari umuntu kwanga akabikwereka. oya niyo yaba bikwereka sibyo, akabiguhisha sibyo, akabiguhisha. iyo ubimenye we ikintu ukora urabimuhisha, umuhisha ko ukamwiba ibanga ry'ubuzima bwawe. Exactly. Sibyo? Mutipe nicyo kintu cyamunaniye.
arangije Yago none uretseho gato dore ikibazo mfite ibi bibazo byaje uruhuri rwose sibyo nyine ubwo ndimo ndagenda ngaragaza why kuki ari Yago dufite Sabe sibyo dufite uyu Nameless Campus dufite uyu Irene dufite uyu Rocky kuki reka mbigusobanurire mu magambo makeya. No man is perfect. Nta muntu w'umutagatifu. Nyine nanjye nicyo nshatse kukubwira. Nyine reka mbigusobanurire. Nta muntu w'umutagatifu muri aba bose. Ariko Dede, ikintu kibi gishobora kutubaho ngiye nawe. Ese kuki ari amakampani agira PR uzi icyo abakora muri kampani? Nicyo kintu gikomeye buriya bundi. Abashinzwe kugarida umubano, kurinda mbese gukipinga isura nziza y'urwego ahagarariye. Niyo rwaba rwisanze rwagiye uriya muntu yadakora muri kampani yawe ntacyo uba ufite sibyo? N'abantu rero bafite fame baba bagomba kugira abo bantu bameze nk'aba PR babo. Didier dushobora kwisanga muri situation runaka mbi ngiye nawe twembi dufite fame, ariko uburyo tuzayitwaramo nibyo bizagaragaza ko ase iriya channel ya Yago, iriya Yago TV show ni 100%. Yago niye amafaranga ngana kuri, ariko byo nawe uyabonye utari wagira gahunda. Ikindi uzanyemo ni cyiza cyane. Nakubwiye ngo kuva epfiriye bro, niba hari ikintu cyangiza cya mbere kibaho niki? Amafaranga iyo yafashije mu ntoki z'umuntu utari witeguye kuyafata, cyangwa se uyafashe niyo yari yabyiteguye adafite ikintu ari buhita yakoresha. Prase ari ikintu najya nkunda. Uretseho gatoya sibyo? Naguhaye urugero rw'ukuntu nagiye nkuha ibintu kugira ngo nze kugeraho mbihuza ujye ukuramo ukuri. Naguhaye urugero rw'ukuntu Sabe yafashe icyemezo agasezera ku gihe, igitangazamakuru gikoreye agasezera akaza, abantu benshi bakamutera n'amabuye bakamuseka. Uri kubyumva? Umwana bigiyemo ejo bundi abonye amafaranga nk'ay'umuntu uri mariye ufite inshingano z'urugo abona. Ntago ayo mafaranga abantu bashobora kuyakoresha ku rwego rumwe. Akwigisha fast kubera iyo fame, ashobora kwigisha ibintu utari usanzwe ukora. Ariho hantu haziramo ko abantu bashinjaga Yago ko yize kuba yanywa ibiyobyabwenge akuze. Kubera iki? Amafaranga agutera ibyo bita Yago yinywera amata. None se ubukeka ko abantu bose ari abasazi babimuvuga? Ariko reka wenda sibyo, reka nkubwirire ijambo n'udukurikiye wese ariho agaciro. Buriya inyangamugayo ziriho ku isi ni nkeya cyane, ni hafi ya nazo. Itandukaniro riri hagati y'inyangamugayo n'uriya muntu tubona wuzuye urubwa cyangwa dufatamo umuntu utari inyangamugayo muri sosiyete. Itandukaniro ry'abo babiri nuko inyangamugayo ibasha guhisha amafuti yabo. Buriya buri muntu wese agira igice cyiza n'igice kibi, sibyo? Urabyemera ibyo bintu? Wowe kandi urimo gusubira mu bintu. Banza wowe wumve. Nyine banza wumve. Buri muntu wese agira ibi buretse banza nyine wumve. Nyine banza wumve. Abastari bo mu Rwanda turabazi, sibyo? Turabazi aspect zose umuntu abazibona, sibyo? Kuki uyu munsi wa none ibintu yashinzwaga apari yibi wenda tugiye kujyaho tunasorezaho wenda byateje icyasha muri sosiyete nyarwanda tutanashima. Ibirego yagiye ashinzwa niwe muntu uzwi biriya birego wenyine we ubifite. Ushobora gusanga ahubwo atanafite kimwe cya kabiri cy'iby'abandi bafite. Ariko Didi tandukanye ikintu kimwe. Mu Gifaransa baravuga ngo on calme les imbéciles par le silence. Sibyo? Mana aba bantu baravugwa. Uzabatipe bitwa bamuyoboke ibintu bavugwa. Sibyo? Kandi akenshi ugasanga ari nabyo. Ariko mutunga mikoro anakimubaza akagira gutya agakwe buri ikintu aba yirinda. Mana ntago twarezwe mu buryo, ntago tuzi ubwenge bwo kwisubiriza ku rwego umuntu ari bwumve ko ibintu uvuze biri mu bwenge. Akenshi tujya gusubiza ahubwo ukisanga
amakosa menshi aziye mu byo washubije kuruta ibyari bihari. ese ubundi ninde wakubwiye, ntabwo ari ihame yuko igisubizo cyose gisubizwa ikindi, oya hari n'igihe guceceka aba aricyo gisubizo cyiza. Urumva umuntu yari yakuvugaho ibintu akabimenya ko wabimenye, ariko mwagiye muhuruka ukatinga nk'utarabimenye, nibyo bimubera umutwaro. ni naryo tandukaniro buriya. nicyo rero kibazo cyabaye. umutipe yananiwe kumanaginga femu, abura ubujyanama, hanyuma Lick isamufasha iki? urimo kubyumva? Lick nta kintu. Lick man ari mu business yari muri Amerika. Lick managinga YouTube channel ye, ntaga managinga personal Yago. Urumva Lick bari muri Amerika kenshi, ibi bintu ni online. YouTube channel yayimanagingira muri Amerika. Lick bafite ama projet muri Amerika y'amavideo. Ariko Lick ubona Yago TV show hari icyo ivamo, kandi moteri ari Yago. Mane reka nkubwire, Lick we uzi ko afite ubuye bushobozi bwo kuba yamanaginga umuntu psychologically. Abufite we nindi. Reka gukura mu myaka ntago ari gukura psychology. Mujijiremo ijisho. Oya ntago ari icyo munshatse kuvuga. Ariko Didi hari ukuntu umuntu mushobora kubana kubera inyungu agufiteho. Ariko ibindi uvuze ukoze hasi unyibutse ibuye. Sibyo? Turenda kuzana aba Fearless Lick turababitse mwebwe aba bantu wa mungana aba bantu. Man, umuntu mubana kubera icyo agukeneyeho, ubundi uko witwara nyuma yuko muri kumwe, he doesn't care. Niyo si turimo. So umwana biramurenga, ntago namushinja ibiyobyabwenge, ariko ashobora no kubijyamo bitewe n'izo mpamvu, peer pressure yo kuba yabonye amafaranga, ngewe icyo kintu no kumubwira ibintu adashoboye kumanaginga, kuba adafite management isanzwe. Uretse mbikubwire, niba uri brand, rega Yago ntago biba bikiri izina, biba byabaye brand. Urimo kunyumva? Brand uyishakira za nzego zose abona kubwiraga. Niba ari PR, kuki udashobora kuvuga ngo, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni nka bya bindi by'ababakinnyi biwacu inaha. Ni kwa kundi umuntu ajya gusinya amasezerano adafite ikintu arimo wareba ku mafaranga gusa kugira ngo ayafate wenyine, nta mujyanama afite. Niba uri izina ryawe rirenze kuba izina rigatangira kuba brand, ubaka inzego. Kuki udashobora gushyiraho umupira uzakuvugira? So haje no kuzamo ikintu noneho cyo kuvanga ubunyamakuru n'ubuhanzi. Ukiri aho ngaho, cyane cyane abantu tuba tukiri mu myaka itahambaye, itari mito ariko nanone atari na myinshi. Ubwo ndavuga ngo guhera ku myaka 17 ukaza surenze imyaka 35 gutyo, kiba ari igihe cyiza. Buriya ndabyibuka mwarimu twari dufite umudirecteur mwiza uzi ubwenge cyane, namukunda cyane, n'uyu munsi ndacyamufata nk'umubyeyi wanjye. Yarazaga turi gutegura ikizamini cya leta, ugasanga abana twese dufite umururumba wo kuza amanota nyine, twavuga ati cya leta nzacyuzuza. Uwe dosi we yarazaga akatubwira ati mugomba kuzuza, uko byagenda kose mugomba kuzuza. Ariko Headmaster we yarazaga akaducaringa akatubwira ngo ngingo ntago ndi bubabwire ngo kuzuza nk'uko dosi yabibabwiraga, ahubwo nge ndi kubabwira ngo muzatsinde niba mwumva yuko ko ari ngombwa. Ese ubundi mutsinzwe niki byagira ku buzima bwanyu? Ese ubundi mutsinze niye ngaruka ku buzima bwanyu? Donc akatubwira ati mpamvu ndi kubebabwira, hari umuntu uvuga ngo nzuza ikizamini cya leta ariko ataraplaningiye nsinzi ikizamini cya leta bizamarira iki? Nibo bantu usanga hano hanze agosanga icya leta yaracyujuje umuntu, ariko ugasanga ayo manota ntacyo amumariye. Rero tubijyanishije n'ubuzima busanzwe, hano nk'urubyiruko twe dufite indwara y'amafaranga menshi, kandi ntabwo ari ukubanga abantu bafite amafaranga menshi. Iyo yabonye uri ukuvuga ngo amafaranga nibwo burozi bubi. Iyo ari ikintu kikugezeho utaragiplaningiye, nicyo nakubwiye. Nicyo kintu kibi. nakubwiye, sibyo? Hari umuntu wigeze kumbwira ko yakinanaga mu ikipe imwe, urabona za kipe zatara inyota na Yago akunda umupira, abantu barabizi, football, bakinanaga mu ikipe imwe. Ariko wumve kuna abantu ari babi, uwo muntu tuganira Dede n'ukuri kw'Imana, uwo muntu tuganira yarambwira ngo uriya mwana ngo amafaranga yaramusajije, ngo uziko ngo yazaga mu ikipe yacu ngo harimo n'abantu bamurusha amafaranga, ngo niwe watuguriraga buri gihe uko tuvuye muri match. You get, urumva ukuntu abanyarwanda ari babi. We yakoze ikintu azi ko arimo gukora ikintu cyiza,
ariko abantu kubera amafaranga nyine akugezeho utarayapuraningiye barimo kugukritika negative bavuga ngo buri weekend bakinaga muri weekend buri weekend uko twajyaga gukina yazanaga imodoka yahinduye indi yarangiza harimo n'abantu bamurusha amafaranga we niwe watuguriraga niwe watuzaniraga amaji n'amazi turi bukoreshe hanyuma no muri ya turaziye mu mita yo kujya kwicara ahantu niwe wishyuraga. ako dayimoni umeze utya yaturutse mu banyarwanda. urumva umwana arimo gukora ikintu cya kintu cyo kutamenya kumanagingira ibyo wagezeho gupuraningira ibyo wagezeho. Rero yaga imyaka ye ntabwo wayigereranya n'iya Murungisabe ubuzima arabuzi. Ikindi arimariye ashobora kujya guteshuka gutya umugore akagarura si byose. Hari n'igihe ugira urushako rubi. Iby'urushako tubireke sinshaka kwinjira mu by'urushako kuko abantu bakiri kumwe ubona bakundanye uba wumva nyine ko ari fine. Oya uriya we ni byiza ni byiza. So ibyo bintu rero byose umwana bimunanira kubimanaginga hazamo ikintu cy'ubuhanzi sibyo. Buri ubuhanzi ni ikindi biba bisaba vibe zo ku rundi rwego sibyo. Uje mu buhanzi abantu batakwemera ba bahanzi wafashije kuzamuka uje ku kibuga kimwe nabo uje muri industry imwe nabo ugize abanzi babiri ugize abanzi bahahandi watoboreye akaryo mukakagabana ugize n'abanzi b'abahanzi wazamuye kuko uje ku kibuga cyabo uje muri competition nabo urumva ihangana ahantu ritangirira. Yari afite n'ihangana ariko ry'aba YouTubers batabura wambabariye kurimo kunca mu ijambo ariho ngiye kugera. Twahereye ku ba YouTubers yapfumuriyemo barimo kwiyongera babaye benshi sibyo. Ugeze mwihangana n'abahanzi wazamuye kuko uje mu kibuga cyabo nawe ugiye kuba umuhanzi yewe aba na target no kuri ba bantu bashaka kuba influencer muri yo jihad se urabona ata. So ubwo uzi icyo gihe ikintu biba bivuze uratambikirije ntuza uhagaze. Circulation ni kuri ya mafaranga wabonye utarapuraningiye sibyo. Noneho ubu yabwiye aba ari umuntu waje muri ibi bintu azi ngo ndashaka iki ningera kuri iki kizahita kimpa kugera kuri iki yakaba ari umuntu w'umuherwe ufite ama business hano usigaye unakoresha abantu sibyo. So uvuga ba Nameless Campus wamubonye ryari kuri kamera. Naje gusanga abantu bamamaye n'amafaranga bagira. Nameless Campus abo nanjye nimuzangire imbere ya kamera kuko buriya reka nkubwire wowe abantu bamamaye abantu b'ibyamamaye biterwa ahubwo twebwe turacyari muri yasi ahubwo turacyari muri yasi. Nsobanura iki kintu sibyo. Cristiano sibyo na Elon Musk n'induzwe cyane ni Cristiano. Naje gusanga ikintu cyitwa ubwamamare n'amafaranga birahabanye. Ahubwo bwamamare abantu b'abahanga b'abakire sibyo bifashisha fame bashaka no kugufata wowe nawe uri we bakakubakira fame kugira ngo ibe weapon yabo ibe imbarutso ibe igikoresho cyabo. Urugamba ruratangiye Yago yinjiye ikibuga imiriro ibimiriro ananirwa kuyizimya ku ba YouTubers yataka ikibuga cy'abahanzi ndetse yatakwa na ba bandi bari bakenye fame yiwe ariko nanone dusa nk'abasoza ku iki kintu. Yagarutse ku kintu cyitwa nk'amagambo yavuze ngo yarabaze ari amagambo wenda tuyagarukamo yose ko abantu benshi bagiye bayabona ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ati akazu kagize gute kararimbutse cyangwa se karahiye. Yego yavugaga umwanda w'icyo ngo abantu bise ubugambanyi bita showbiz. Iki kintu cya showbiz avuga kandi kuko ishyari tujya turyumva tukumva udutsinda n'udutsiko tw'abantu runaka. Yago iki kintu cyo ntabwo YouTube ntabwo abantu barimo kuyikoresha. Njye natangiye mbifata ko ari akaryo cyangwa gushaka ubuzima sibyo ariko aho bigeze ni ukurengera byarengereye kubera ko wabonye n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga noneho iki kintu cya Yago giturikiye akavuga yuko ahunze igihugu sibyo byo byarenze abantu bananiwe kubyakira.
nagiye mbona abantu nkaba reka nkusomere post ya DJ Pius. DJ Pius buriya ni umuntu w'umukapu uzabona yavuze gake yagira ngo urabizi ni umusitari ariko baba sitari tuvuga icyo umuvuzeho bari classe azi urwego arimo ni abantu baba barasetinze ikintu cyitwa standard. sina benshi nkawe muri iki gihugu by the way ntago ari benshi ni class ya baba yingana ba David iyo yavuze be rwose urumva basetinga standards zo kuvuga ngo ngiye hari limit, hari umuntu ushobora kumvuga nkumva ntacyo bintwaye kuko si class yanjye. Yago rero ibyo bintu nibyo byamunaniye, yashatse gusubirikanya na buri muntu wese umuvuze. Yago ntago ari umuntu wakabaye ngereka nkubwiza kandi bura mu bantu bagutera imijugujugu ura Placide sometimes harimo n'abantu baba badafite icyo bahomba. None se reka nkubaze, wabonye posti Yago akimara gushyira hanze ubwambure bwa turaje tubigeho ariko reka tubivuge, akimara gushyira hanze ubwambure bwa Jihad byana yisoni se ndabivuga wowe reka tubivuge bitwaye iki byabaye none se urabihisha ku imbuga nkoranyambaga ziba ziri hano. Urumva nk'umuntu nka DJ Pius ushobora kuvuga reka ndebe yavuze ngo igihe kirageze ko ibi bintu byitwa gutwika cyangwa se gutukana kuri social media birangira, imyanzuro ihamye igafatwa, ababishinzwe niba badashaka kubikora tuzabyikorera. This is too much. iyo message ko numva imeze nk'iya itandukaniye niya Muyoboke yavuze kuri Chita Magic birasa exactly. Urumva noneho bitandukaniye he niyo mukuru wa Ben yatwihereye inbox. Okay, wabihuza birasa sibyo? Ariko umuntu nka DJ Pius yavuze ikintu birasa. DJ Pius ntago ari wa muntu uvuga ibintu bye biri personal. Actually birasa ariko hari uwabivuze kubera amarangamutima yuko batushije ku muntu wa hafi, ariko ababo bari gutusha ku bantu batatse inyungu rusange. Yego sibyo? Kuko niba ugeze ahantu nk'umunyarwanda ushobora gutinyuka ukavuga ngo munzi igihugu kubera ibintu byo muri social media, ibintu byo kuri YouTube channel, abantu batangira kubigira attention, sibyo? Yago yabikoze afite wenda inyungu ze ziri personal. Reka iki kintu nyikiriya ringa nta nyungu afite mu biriya bintu arazifite. Uzi uburyo azifitemo? Yago sintekereza ko ari we muntu kurusha abandi watewe imijugujugu muri izi social media. Reka nkubwire Yago, reka nkubwire sibyo? Ni kwa kundi sibyo? Ni kwa kundi tuvuga nyine ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe sibyo? Ariko Yago nawe ubwa ahari aka kanya Didier reka nkubwire ikintu kimwe sibyo? Akebo kagiwa mugarura. Urimo kunyumva? Didier wabaho ko wumvisha imijugujugu bamushinja iby'amada atera abakobwa, ariko amada nabo batayashinze buretseho gatoya bamushinja iby'abakobwa yari amafaranga sibyo? Wigeze ubona ubusa ubwambure bwa Yago hanze? Didi n'icyo umuntu yagukorera uzi ko ari umugabo mugenzi wawe, uzi ko ari umuntu muteye kimwe, uzi ko imyanya y'imbere n'inyuma muyihuje, n'icyo umugabo mugenzi wawe yagukorera ku buryo ushobora gushyira ubwambure bwe hanze? Oya ngewe iyo ngingo iyo ngingo sunayinjyaneho ni no comment. Impamvu nyina ko nsubiza ngo kirahari cyane igihari. Wibuka ibyo nakubwiye ngewe nakubwiye ngo ibikorwa Yago yakoze ni ndengakamere nta nyungu nawe ubwe niyicara uyu akakanya ibyo bita irenga yobora. None ngereka nkubwire ngewe from the source ku makuru nzi no mu bintu yahunze, nubwo yari afite iyo gahunda yo kugenda yagiye huti akimara gushyiraho iriya video ni imwe mu bigize ibyaha. Ibindi yabivuze ku munwa ariko ntiyabisohoye. Kugeza ubu Yago afite ibirego birenga na 2, hari ikirego afite inyamata ho gato wenda uretse uri kunsubiza inyuma gatuma mbyibaye. Oya nagiye dukosore ho gato kuko iriya buriya butumwa buvuga yuko asotse igihugu yagiye ahunze abashaka kumwica.
yaje imaze amasaha 2 nibwo yahise ashyira ya video y'ubwambure hasi Okay. hanze. Sawa, nta kibazo. Ni nabwo yatangiye kuvuga ngo agakundi Ibyo karasenyutse. byaje mbereho gato. Ibyo byaje mbere. Byari Ntacyo ariko byabanje ni urumva, ibintu bya ni story y'uruhererekane. Kimwe yagikoraga azi, ikindi agiye gukurikiza. Siko bimeze? Sicyo bivuze? Gusenya akazu avuga ngo big energy Ngo big iki energy ngo ni bya mbere ntibuzambura. Ibyo ni ibya byari mbere. byabaye ku munsi wari wabanje. Yes. Ahubwo ibyo nibyo byabanje bikurikirwa n'iriya yo kuvuga yuko ahunze igihugu. Niyo yari ya nyuma. Noneho Hahita nyuma haza y'igihugu ahita azana akasamutwe. ahita azana akasamutwe ka video. So rero biriya bintu Yago afite ibirego ashinjwa byo gukangisha umuntu ko azashyira amafoto cyangwa video z'urukozasoni hanze z'umukobwa bakundanaga witwa Dabijo, no kuba yaramuriye amafaranga ayamugujije akayamuguza nk'umuntu bakundana ariko ntayamusubize. Didi, niyo twaba turi umugore n'umugabo, iyo hajemo ko ungurije, sibyo, ngomba kukwishyura. Siko bimeze? Icyo ni ikirego afite. Afite ikindi kirego cy'abantu bamushinja ibyinda n'ibiki, kuko n'umuntu aza kukwiregera personal atari bya bindi byagatwika. Umuntu ashobora kuva hariya akaza akaca muri mushiki wa Didi akavuga ati genda uvuge Placide ko yaguteye inda. Ibyo birego birahari. So Yago ashobora guhuza ibyo bintu byose akabihuza nuko afite YouTube channel yafunguye ishami ry'i Bugande, akabihuza nuko iwabo wa Yago i Bugande ni second home ya Yago. Ako reka nkubaze iki kintu, sibyo? Ndagira ngo tubiseriye tubigendemo gake ibi bintu. Ubundi abanyarwanda, sibyo? Pastor wawe na nkoraho nabo mbabarira buriya hari ibibazo bituma njya gupfa nkabura umwanya. Hari ibintu ngewe, hari ibintu menya nabona, sibyo? twikomereze Mwumva mbuza so ndagira ngo hano hantu kwingingo tubeseriye tubigendemo gake n'abantu babyumva. Reka tubeseriye. Ubupfura bw'abanyarwanda bwagiye hehe? Bwashiriye kuri social media. Ubundi uyu muco igihugu nikitabikoraho ko mbona byafashe indi ntera. Rero mu kinyarwanda, okay, mu gifaransa hari icyo bita uyu muco. Reka nkubwire ikintu kimwe Didier. Iri niryo terambere tuvuga. Mu gifaransa hari ikintu cyitwa liberté, hakaba n'icyo bita libertinage. Bura hari ukuntu umuntu muha liberté wakayibyazamo libertinage. Libertinage ni kwa kurengera, urumva, ugahora wumva ko ari uburenganzira bwawe. Bigahuza no mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nukuguha butamwa ukiyongereraho na ngenda. This is not a freedom. Iyi ntago ari freedom. This is an ignorance. It's an ignorance. Nta giti kintu kibaho nushaka kumbwira ngo urumva, sibyo? Twebwe reba imbaraga igihugu gishyira mu kubrandinga, nicyo kintu u Rwanda duhagazeho, ikintu bita ishusho y'igihugu. Tuzwiho ibintu ibi, urumva? Reka mbigire bitatu, sibyo? Nubwo ibyo bindi byazira mu cyane. Imiyoborere myiza, yego. Isuku, yego. Umutekano, sibyo? Ariko umutekano, ibyo bintu byose udahari, tubwizanye ukuri. Reka nkubaze ubundi ikintu kimwe Didier. Yago, ndacyari kwiyo ngingo ndakubaza ngo ubupfura bw'abanyarwanda bwagiye he? Yago ni muntu ki abantu bashaka kwica? Ninde? Atunze ibingana iki? Nicyo nibaza. Buriya, sibyo? Niyo mpamvu umubyeyi w'umuhanga, Sureba Placide, nakubwiye ngo umubyeyi reba se, umubyeyi uzi icyo kurera ari cyo, atuma umwana zinuka ikosa ahereye kuri rimwe ryitwa rito cyane. Yego. Kuko umwana iyo wamuzinukije ku ikosa ritoya ntashobora gutototera irinini rigize. Ibi bintu biza leta tubireba. Amakosa tubireba yabaye yitwa mato, abantu bakajya bitana imbwa bikarangiriraho. Umuntu akataka nashaka kugusebya nkaca kuri mama wa buzima bayemo hariya bikarangiriraho.
birarengera abantu batajya kujya bahimbirana ibintu bitabaye ariko bikarangirira Turasi. sibyo none bigezaho umuntu ashobora gufata ubwambure bw'undi urubyiruko akabushyira ku karubanda urubyiruko ko turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka ngo kandi vuba sibyo aba basaza bubatse iki gihugu reba se singiye kuvuga aba basaza bubatse iki gihugu ko bafite reba se impungenge. ko babyina bavamo bafite sibyo impungenge reka mwibarize ko babyina bavamo Mm. I hope yuko young generation next generation izabasha gusigasira ibyagezweho aba basaza n'ubu aba basaza n'ubu bubwa aba mbona hano basaza hanze nk'inararibonye bakagize impungenge niba abantu bafite uru ubushobozi rubyiruko noneho ruri reka nkubwire gutinya ikintu nde kimwe Didi uratuma nawe ntavuga Mm. niba ibi bintu birimo kuba ku bantu twita ngo ni abasitari bafite n'ubushobozi bakabaye batwara mu bindi bintu umuntu arirwa muri investigation ku wundi yo kumuhimbira akanabishoramo amafaranga yagashoye mu bindi bintu sibyo leta mu minsi ishize yahanganaga n'ikibazo kiri mu rubyiruko cy'ibiyobyabwenge kurwanya kunywa inzoga kw'abana nako si abana gusa byageze naho babona ko ubusinzi butangiye kuba too much babishyira mu bantu bose utubari tugafunga saa 7 urumva ibyo leta irimo ariko noneho tugiye mu mudamararo wo kurenga ibintu tubizana kuri bya bintu ubu bibazo igihugu nk'u Rwanda tuba tunifitiye ubundi twakagize umwanya w'ibi bintu umuntu rero uri hariya ukora biriya bintu ntabwo ibyo bibazo babireba ntabwo ibibazo babireba ngize ukuri ngenda kibaza iki kibazo ubu bubwa bwavuye he ku buryo umuntu w'umugabo ashaka gufata ubwambure bw'undi mugabo akabushyira ku karubanda wowe wigendera muri icyo cyuka cyo kuvuga ngo big energy ifata uri uwo mugabo wowe ari papa we byabaye ari umuvandimwe ari nawe ubwawe bikuruye muri iyo shusho ibi bintu ni ibiki ubwo busa ushyize hanze uzi ko ari suforume ari kopiye kore n'ubwawe buriya yago nicyo nakubwiraga ibintu yakoze nta nyungu yabibonamo reka ikintu kimwe sibyo kereka umunyarwanda utazi kureba ariko hari ikintu ukora nazamuha umuntu yari agufitiye zigashira yago nanjye nafata umuntu nko hari ahantu yarengereye tugaruke ku kindi kintu Didi umutipe yari abizi ko agomba kwigendera ako se yagenda ibi byo kubeshya urugenda ntiwagenda utanduranyije gatoya none se kubera iki ubu se nta bantu bajya gutoroka bajya guhunga igihugu akagendana amafaranga ya banki wajya utanduranyije nyine waretse nka gusobanurira ikibazo uri kuncamo gatuma ntavuga nta bantu uzi aba abizi wenda ko hari ikosa azi rizamugeraho mu minsi iri imbere sibyo yajya gutoroka kongeraho no kuba yajya muri banki akaka inguzanyo bitewe wenda n'uko ahagaze muri icyo gihe kugira ngo nayo ayitware ntubazi byashoboka yago ni same story ni same scenario sibyo umutipe ibi bintu byo kugenda yari abizi yarabiteguye afite cano yafunguye Bugande urumva Dede waba urimo kuvuga ngo mpunze abantu bashatse kunyica imyaka 4 ukava mu Rwanda ugahungira Bugande ubu se umuntu ushaka kukwica uri Bugande nuri mu Rwanda niye hamworohera kukwica ubu yago nsubize Dede nsubize Bugande wari wahajya oya nubwo utaragera ariko urahumva uburyo igihugu kiba kiri gusa nyine geographical urahumva igihe narahabaye sibyo nta muntu ushobora kuba afite ubwenge ni nka kwa kundi guhungira ubwayi mu kigunda cyangwa kujya kwihisha muri kaburimbo ngo wihishe urahunga abantu bashaka kukwica icyo nkwereka nuko ari ibintu bya trick byo yago biriya bintu nyine urahimba ibintu by'abantu bashaka kukwica ukava mu Rwanda ukajya Bugande hano hirya ubuse uhunze iki ase uru rumogi yago yarutangiye ryari simbizi ntago narunkweyeho nta nubwo nzaho barunywera sinzi no kuvuga sibyo gusa iyo byageze aha niba yaranufasha iyo byageze aha reka twisabire n'inzego z'igihugu zibijyemo ibi ni uguharabika igihugu kuko tuzwiho u Rwanda ruzwiho ko ari cyo gihugu cya mbere gifite umutekano kugeza ubu na Amerika unabajije n'ibihugu bifite umutekano tubiri imbere nge narabyirebeye n'udukurikiye ari ukuzana Amerika kugufasha kukurindira umutekano no kuzana u Rwanda bose bavuga u Rwanda sibyo ndakubwira ngo uyu mutipe yago ndabizi ko mwanavuganaga sibyo